Ndagusuhuje wamaze gukora subscribe kandi ukaba ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi mbazaniye amakuru yaranze icyumweru ariko by'umwihariko ya Kiliziya. Amakuru y'uyu munsi turahera ahantu hakomeye cyane. Amakuru y'uyu munsi turahera i Vatikani kwa Papa. Aho kuri wa 13 Nzeri mu gitaramo cyabereye ku rubuga rwa Mutagatifu Petero i Roma, aho umuvandimwe wa Elon Musk, Jimban Musk, abinyujije mu kigo cye yise Nova Sky Stories, yasusurukije abitabiriye iki gitaramo abereka amashusho atandukanye ari muri Chapelle Sixtine n'andi mashusho yifashishije amatara na za drone. Iki gitekerezo Jimban Musk yakigize ubwo yagiriraga uruzinduko i Vatikani, maze agaragaza ibyo yabonye yifashishije drones ku mbuga ze nkoranyambaga. Igitaramo cyabaye cyari kigamije guhimbaza ko abantu bose ari abavandimwe no guhamagarira isi kurengera ibidukikije. Igitaramo cyaranzwe n'indirimbo zitandukanye zanaherekezwaga n'amashusho ya za drones yagaragazaga bimwe mu bishushanyo by'abatagatifu biri muri Chapelle ya Sixtine. Igitaramo cyabaye ku munsi Papa Leo wa 14 yahimbazaga isabukuru y'imyaka 70 y'amavuko. Nk'uko muri kubibona ku mashusho kirango cya yubile, ngira ngo murabibona. Drones kandi zafashije abari i Roma kwibuka Papa Francisco witabye Imana. Aya makuru mureke tuyakomereze kuri iyi nkuru igira iti kwiyegurira Imana si ukubura abagabo. Nyakubahwa Musenyeri Philippe Rukamba. Kuri wa 13 kandi umuryango w'ababikira b'Abanyamadini wungutse ababikira bashya bakoze amasezerano ya mbere n'aya burundu, unahimbaza yubile kuri bamwe mu babikira bakuru b'uyu muryango barimo n'uwahimbaje imyaka 100 y'amavuko. Muri ibi birori byabereye i Kigali muri Chapelle Notre Dame de Citeaux, abanovisi batatu aribo Agnes Niyonshuti uvuka muri paruwasi ya Nyamasheke, Diyosezi ya Cyangugu, Beatrice Umuhoza uvuka muri paruwasi ya Kansi, Diyosezi ya Butare, na Delphine Ntawiheba uvuka muri paruwasi Mwange, bakoze amasezerano mbere. Ni mu gihe Mama Francine Ngabire uvuka muri paruwasi ya Kayenzi, Diyosezi ya Kabgayi, na Mama Harriet Kemigisha wo muri paruwasi ya Buhara, Diyosezi ya Kabare, bakoze amasezerano ya burundu. Musenyeri Philippe Rukamba, umwepiskopi wa Butare uri mu kiruhuko, ari nawe wayoboye igitambo cya misa, mu nyigisho ye yagarutse ku ishingiro ry'amasezerano y'ababikira, ashimangira ko atari ikimenyetso cy'ubushobozi buke cyangwa kubura abagabo, ahubwo ari umuriro w'urukundo ruhindura ubuzima. Ataba mureba ntabwo ari uko babuze abagabo, ntabwo ari uko bagumiwe, ahubwo ni uko bakunze Imana bagahitamo kuyishyingiranwa nayo. Yakomeje avuga ko uwiyeguriye Imana aba yarahuye na Kristo akamureba, ari nabyo bitumara guharira ubuzima bwe, guharira Imana mu buzima bwe. Musenyeri Rukamba yasobanuye ko amasezerano atatu ababikira basezerana ariyo ubukene, ubusugi no kumvira atari amategeko gusa, ahubwo ari isoko y'ubuzima bwa Kristo. Musenyeri Celestine Hakizimana, umwepiskopi wa Diyosezi ya Gikongoro, akaba na perezida wa komisiyo ishinzwe abiyeguriye Imana mu nama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, mu ijambo rye yashimiye ababyeyi bemeye gutanga abana babo bakabaha Imana nk'ituro, abasaba kuzayongera. Muri ibi birori byo kwakira amasezerano y'ababikira kandi hanahimbajwe yubile y'imyaka 50 Mama Marguerite Nyanzira wo muri paruwasi ya Kayenzi, Diyosezi ya Kabgayi, amaze asezeraniye muri uyu muryango. Mu gihe Mama Claire Dancier Mujawamariya wo muri paruwasi ya Rulindo, Arikidiyosezi ya Kigali, yizihije imyaka 60 amaze asezeranye muri uyu muryango. Naho Mama Michael Van Hel uvuka mu Bubiligi yizihiza imyaka 100 y'amavuko. Uyu muryango w'Ababenedine wavukiye mu Bubiligi mu 1202 ugera mu Rwanda mu 1932. Kugeza ubu ku isi hose uri mu bihugu 4
ari iby'Ububiligi, Chad, Burkina Faso n'u Rwanda. Mu Rwanda ukaba umaze kugera muri diyoseze 5 ariyo Butare, Gikongoro, Kabgayi, Kibungo no muri Arikidiyosezi ya Kigali ari naho habarizwa urugo rukuru rw'uyu muryango. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku gitambo cya misa cyo gutangiza umwaka w'ubutumwa wa 2025-2026 cyabereye muri Katedrali ya Ruhengeri kuri uyu wa 10 Nzeri. Musenyeri Vincent Harolimana yasabye abakristo kudacibwa intege n'ibigeragezo bibangamira ubutumwa, ahubwo bakiringira Yezu Kristo wapfuye akazuka. Mu nyigisho yagejeje ku bakristo, Musenyeri Vincent yababwiye ko nta gikwiye kubatera ubwoba ngo kibabuze kurangiza ubutumwa Kristo yabasigiye muri Kiliziya. Yagize ati abakristo nimwibumbire muri Kristo, ntihazagire abashukisha za nyigisho z'ubuhendanyi, imyumvire n'imikorere y'ab'iyi si. Mu bigeragezo duhura nabyo mujye mukomezwa n'uko turi kumwe na Yezu Kristo watsinze urupfu. Yezu ni umugabo udahangarwa, inabi ntishobora kugira ijambo rya nyuma. Ukuri, urukundo n'ineza n'amaherezo biratsinda. Musenyeri Vincent yibukije abakristo ko ubutumwa bw'abakristo bugengwa na Yezu wenyine kandi ari nawe ubuherekeza, bityo akaba nawe ukwiye kubyivangamo. Yagize ati umwami wacu Yezu Kristo aho amariye kuzuka niwe wahaye Kiliziya ubutumwa dufite. Rero ubutumwa dusoza buri Kiliziya ntabwo twitumirije, turi intumwa za Yezu Kristo biduteye ishema. Umwana w'Imana wigize umuntu wapfuye akazuka niwe utuma uwabyivangamo yaba arengera. Ubutumwa bwa Yezu Kristo burasobanutse. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubararikiye kuzakurikira amakuru yaranze icyumweru ya Kiliziya, icyumweru gitaha. Imana ibahe umugisha. Mwibuke gukora subscribe na like na share kugira ngo amakuru nk'aya ajye bagereraho ku gihe. Nimugire amahoro.